Baha ikaze nanone mu biganiro byacu twitwa Infinity Rwanda. Nimba udukurikira mu by'ukuri twavuga ko uri w'agaciro gakomeye cyane. Ni ibiganiro byacu bitambuka hanga kuri umuyoboro wa YouTube. Nge nitwa Urutambi Gilbert. Tugiye kugaruka kuri Karasira Aimable wamaze gufungurwa nubwo mu by'ukuri ubushinjacyaha bwamusabiraga imyaka 30. Karasira Aimable alias Professor Niga. Professor Niga yamaze gufungurwa, akaba rero yasoje igifungo cy'imyaka 5 yari yarakatiwe n'urukiko rukuru. Nubwo bimeze gutya ariko ubushinjacyaha bwajuriye iki cyemezo kimufungura, ariko akazabura na runo rubanza rw'ubujurire ari hanze nk'uko amategeko abiteganya. Ahanga rero ubundi amazina bamwita Uzaramba Karasira Aimable, ariko nanone yamenyekanye nk'umuraperi Professor Niga. Ahanga rero yarangije igihano cy'imyaka 5 yari yarakatiwe n'inkiko ku itariki ya 6 rero Gicurasi, nibwo Karasira Aimable mu by'ukuri yasohotse asubira mu buzima busanzwe. Bwakunze kurangwa no kuvuga ibintu kwa byumva, reka mbivuge gutyo, nubwo rimwe na rimwe buri ibintu kubyumva bidakura yuko ushobora kubikoramo amakosa cyangwa se icyaha. Cyo ngicyo nacyo tugomba kucyumva neza. Umuntu agomba kugira freedom of speech, ariko nanone ukagerenjura ukavuga ngo nyamara mu byo mvuga reka nshyiremo kugerenjura cyangwa se kubasha kumenya ibyo uvuga n'ibyo utavuga naho bivugira muri rusange. Kubera iki rero? Kubera ko urukiko rukuru urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruri Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda rwari rwamuhamije icyaha ku itariki ya 30 Nzeri 2025. Icyo gihe rwategetse yuko afungwa imyaka 5. Icyo gihe rero ubushinjacyaha bukaba bwaramushinjaga ibyaha 6. Muri ibyaha 6 Karasira bwamusabiraga gufungwa imyaka 30 ari muri gereza. Ibi byaha hari harimo icyaha cyo guhakana jenoside, hari harimo icyaha cyo guhishingiro jenoside, gukurura amacakubiri, gutangaza amakuru y'ibihuha, icyaha cyeza ndonye n'icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo we urimo amafaranga yafatanywe n'ayari kuri konte za banki ndetse na mobile money. Ibi ni bya 6 Professor Niga yaregwaga cyangwa se Aimable Karasira. Urukiko mu bushishozi bwahanishije Karasira Aimable igifungo cy'imyaka 5 ndetse rutegeka ko umutungo we wafatiriwe urekurwa bitewe nuko yari yarafunzwe ku itariki ya mbere 31 Gicurasi 2021. Imyaka 5 ikaba yarashize muri Gicurasi, birumvikana muri ukwezi kwa 5. Akaba ariyo mpamvu rero Professor Niga yafunguwe. Makurari nuko nta muntu wamucira igera, ariko Karasira Aimable rwose urukiko rwasanze imyaka 5 yirangije. Ahangaha rero baravuga bati agomba gutaha muri rusange. Mu byaha navugwa muri ibi byose 6 birumvikana, navuga ko bijyanye n'ubushishozi bw'urukiko. Hajemo nyine kuvuga bati reka tworoshye. Uyu wahoze ari umwarimu muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, icyo gyakatirwa imyaka 5 yari yaciwe n'ihazabu y'ibihumbi 500. Ahangaha rero muri bya byaha byose 6 nakubwiraga, ubushinjacyaha bwo bwari bwasabiye Karasira gufungwa imyaka 30.
icyo gihe ndumva akatirwa wunganiraga Karasira Aimable yari Brice, ndumva atari yaje mu isomwa ry'urubanza. Gukatirwa imyaka 5 rero navuga ko Aimable nubwo ajya agira imyitwarire itandukanye mu rukiko, ariko urukiko nirwo ruba rushobora kugena no kureba no gusesengura bakaraka kavuga ngo nyamara muri rusange yakagombye gukatirwa igihe kingana gutya, cyangwa se yakagombye gufungurwa. Navuga yuko ari ibyaha byari biturutse cyane ku mikorere ndetse n'imivugire ya Karasira, niho hantu hari haturutse ibyaha cyane, kuko icyo gihe muri 2021 Aimable Karasira afungwa cyangwa se atabwa muri yombi na RIB yatangaje yuko rwafunze Karasira Aimable akurikiranyweho icyaha cyo guhakana no guhishingiro jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 n'icyaha cyo gukura amacakubiri. Akaba yaramaze iminsi atanga ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga, icyo gihe ababyibuka neza, kugira ngo tugaruke wenda mu mizi cyatewe ifungwa rya Karasira, kuko hari n'abantu usanga wenda bumva ngo Professor Niga yafunguwe gusa. Ahangaha ni ibiganiro RIB yagaragaje yuko byagishingiro jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, bikagaragaza ko itateguwe ndetse bikaba ari ibiganiro RIB yavuze ko byabibaga amacakubiri mu banyarwanda. Yego, biriya byaha byose rero bitandatu yakurikiranwaga ubundi byahanwaga n'ingingo ya 5 mu mategeko. Hari n'abantu usanga batazi amategeko. Niya 7 y'itegeko ryerekeranye n'icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo, n'ingingo ya 164 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Icyo gihe babanje kumufungira kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro. Biza kurangira rero urukiko rumuhamije ibyaha, bamukatira imyaka 5. Imyaka 5 rero akaba Karasira ayimaze, akaba rero birumvikana agomba guhaguruka mu buzima busanzwe agafatanya n'abanyarwanda twese kubaka igihugu cyatubyaye. Navuga yuko ari n'isomo cyane cyane ku bantu bazwi gukoresha rimwe na rimwe wenda imvugo nk'izi ngizi, ndetse urebye inyandiko zacicikanye cyane ajya gutabwa muri yombi Karasira, hari harimo inyandiko izwi nka petition. Ni inyandiko ubundi yasabaga inzego z'ubugenzacyaha gukurikirana umunyamakuru Agnes Nkusi w'Imana na Aimable Karasira ku mvugo nyine zatambukaga bakomeza gukoresha kuri YouTube. Ahangaha ishyirahamwe ryari ryatangaje ya nyandiko ryitwaga Umurinzi Initiative ryayitangije rivuga ko bariya bombi babibaga urwango mu banyarwanda kandi ntibakurikiranwe. Urumva wowe ushobora gukora icyaha cyangwa se ushobora kuvuga ibintu wenda uzi ko atari icyaha rimwe na rimwe, ariko ukisanga wakoze icyaha kubera iki? Kubera rimwe na rimwe wenda harimo abadasobanukirwa amategeko, ariko uyu munsi twagombye kurebera no ku bandi mu biganiro dukora, mu byo tuvuga byose. Twavuga ngo nyamara iki ngiki mvuze cyavamo icyaha, cyateza ikibazo runaka. Karasira Aimable rero
tugomba kumwakira muri sosiyete tugafatanya kubaka igihugu cyatubyaye.